aya basiya rebe hakuno muri karitsiye intambara zavutse do zana hano Gasasira muramuzi ni umuhitinzi muri karitsiye baramuzi ndamushaka bamurebera ku rutugu wowe nde umushaka ucezereza kare iryo wabiryana pe wangiriye impuhwe ko ndi imfubyi gutwita byo nago birimo utazabihonda mukanene kare kandi muzima nukuri banje ndi muzima ko ndi imfubyi se nushaka papa yari yicishije icupa mama urebe je mwime bwombo ukamwime iyambaga yansiramura nta kinya yahita nyica sha mwana imbaraga nari kuzikoramo ibiraha kabisa Ruvi hako naru watahutse menya yarahukanye akabura ujya kumucyura ujuje muri we siko no muri toilette abamo amategeko nta usanga mu si wanje mushinga nijose kumbe hakuno do tiwiriendi nitiyazi mbabona nabamfashiriza rero no kubayo ubwo nyine hakuno umukobwa nubwo afite se umuzenge kumbe muri karitsiye muzeba yasinze nimba acoma ibiki nimba muzeba yacomye ibicumucumu nimba ari ibibabi by'imyumbati nimba acoma amababi y'ibishyimbo muzehe yasinze warwane narakubyaye ntiwambyaye subutu nimba bahise ngo iki amarira y'igihango yica kuri YouTube channel yitwa ihogoza ryacu genda ukore subscribe nicyo kintu cya mbere ndi kugusaba cyonyine ubundi iyi filime nge nyibahera kugiye byibura kabiri mu cyumweru tukwizere umukobwa akunda umusore nawe afite undi mukobwa yikundira ze hano Rufiri nimufata ndakuviringura ngo ushyire muri iri cupa kandi urakwirwamo ndakuviringura ngo ushyire muri iri cupa nutajyamo ntibazanterekere muzehe nimba bayacomye ibikido ahora yasinze we muzehe arikanga ndapfuye iyo umugabo yahaga undi nka cyabaga ari igihango bidasubirwaho no kugabirana byabaga ari igihango mwibuke filime ndakwiteguye kubitira mu mavi wamurara ibyo aba yacomye babimukamuramo ugiye kugenda mbivuga kumbe muri karitsiye ndabifatiye ndajya kubivuga uvuga ibiki nyakuvugisha induru ibirengewe uvuga ibiki ndashaka amafaranga y'inkwano mushyiremo hano ka kagabo karagiye karabivuga bampaye amakuru ko umuhungu wawe asigaye afatira umukobwa ushaka inkwano shaka inkwano wakapfa we kandi birirwa bazisangira filime bahise Amarira y'igihango kuri YouTube channel yitwa ihogoza ryacu kora subscribe share comment ubundi tuzajye duhura mbahereza episode buri gihe Reka mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana bakunze bakadasohoka aho muri hose abantu muri mu Rwanda mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nongeye kubaha ikaze kuri no channel yacu bita ihogoza ryacu. Iyi channel izaza icaho filime bita Amarira y'igihango. Amarira y'igihango bisobanuye ibintu byinshi kandi bikomeye bakunze bakadasohoka ba isimbi ryacu. Icyo nababwira niba uri mu Rwanda nkuko narimaze kubivuga mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba mu mujyi wa Kigali za Kimisagara za Kimironko za Remera za Nyabugogo ndetse n'ahandi henshi yagiye atandukanye mbahaye ikaze kandi nongeye kubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Nitwa Emmanuel Musabyimana muranyemereye kuri channel bita isimbi ryacu isano ryacu. Aka kanya rero tugarutse muri filime nyarwanda sinema nyarwanda Amarira y'igihango azaza aca hano ku ihogoza ryacu. Hanyuma rero abantu bari bwota amasimbi mu bihugu by'Uburayi mu Bufaransa mu Budage mu Bwongereza mu Bubiligi ndetse n'ahandi henshi yagiye hatandukanye mbahaye ikaze nyamuneka mbahaye ikaze kuri no filime yacu bita Amarira y'igihango. Hanyuma abantu bari ku mugabane wa Amerika ubwo ndavuga abantu bari muri leta azunze ubumwe za Amerika tubahaye ikaze kandi tubifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana.
y'Imana. Abantu bari mu gihugu cya Canada tubahaye ikaze, ariko namwe abantu muri mu gihugu cya Australia tubahaye ikaze. Icyo tubasabye no kudushyigikira mureba hasi ya video aho ngaho handitse subscribe cyangwa se sabone, ubundi tukajya tubana 5 kuri 5 tukimara gushyiraho filime. Ndagusezeranya ko niwishimira iyi filime ugakora subscribe nago uzicuza wakoze subscribe, kuko tuzajya tubahera filime ku gihe kandi nziza. Muri iyi filime muzasangamo inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko abantu bari mu Rwanda zubaka umuryango nyarwanda, ariko namwe muri Bwotamasimbi zubaka umuryango wanyu. Abantu bari mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Eastern Africa cyangwa se mu burasirazuba bwa Afurika, ubwo twavuga nko mu gihugu cya Uganda, twavuga mu gihugu cy'u Burundi, twavuga mu gihugu cya Tanzania, twavuga mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe tubahaye ikaze. Ariko nanone abantu bari muri Mozambique, abantu bari muri Afrika y'Epfo tubahaye ikaze. Abantu mwese murimo kureba iyi filime tubahaye ikaze. Icyo nababwira nyamuneka mbisubiremo, ni munyemerere murebe aho hasi ya video handitse subscribe cyangwa se sabone. Ni ukureba aho hasi ukahakanda, warangiza kuhakanda ukajya hirya mu nguni ugakanda kukazogera, hari ahantu handitse akajambo all. Ibi ngibi iyo umaze kubikora uba wiyandikishije nk'umuntu ugomba kuzajya abona iyo filime ikimara gusohoka. Hanyuma rero abantu ikindi twabasaba ni ugukora share ku nshuti zanyu, cyangwa se mukoherereza inshuti zanyu kugira ngo iyi filime izagere ku muryango mugari. Ikindi ni ugukora like, ni ukureba aho hasi ya video hari agakumwe kareba hejuru ukahakanda. Ibi ngibi biduha amahirwe yo gukomeza kubagezaho iyi filime. Nuko rero ndabakunda cyane bakunze bakadasohoka bihogoza ryacu, mugiye kuzajya mukurikirana filime yitwa Amarira y'igihango hano kuri no channel bita ihogoza ryacu. Icyo nababwira nuko mbakunda cyane, nitwa Emmanuel Musabyimana, mbahaye ikaze kandi nkomeje kubifuriza amahoro y'Imana. Ikindi ni mwihere ijisho. Ari kuzikoramo ibiraha kabisa. Ruvi hako na ruwatahutse menya yarahukanye akabura ujya kumucyura. Ujuje muri we siko kwinjira muri toilette nta no gukoma. No muri toilette abamo amategeko nta usanga mu. Si wanje mushinga nijose. Gombe hakuno do. Itiwiriendi nitiazi mbabona. Nabamfashiriza yo ndi no kubayo ubwo nyine. No umukobwa nubwo afite sumuzenge. Kumbe muri karitsiye muzeba yasinze nimba acoma ibiki. Nimba muzeba yacomye ibicumucumu, nimba ari ibibabi by'imyumbati, nimba acoma amababi y'ibishyimbo. Muzehe yasinze arwane narakubyaye ntiwambyaye subutu. Nimba bahise ngo iki Amarira y'igihango ica kuri YouTube channel yitwa Ihogoza ryacu. Genda ukore subscribe, nicyo kintu cya mbere ndi kugusaba cyonyine. Ubundi iyi filime nge nyibahera kugiye byibura 2 mu cyumweru.